Yesu nashimwe cyane nabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ni Pastor Frank ubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri literaniro muri iki kiganiro tugiye kuganira muri aka kanya ku isaha yacu ya 2 Imana y'umujibaho umugisha kandi komeze kubagira neza komeza kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe turimo bitatworoheye bihe bikomeye bihe by'akababaro bihe twaburiyemo abacu uvuga ngo reka twibuke kandi twiyubaka Imana yo mu ijuru kandi komeze kwagirira neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe ushize ku cyumweru gishize twari twaganiriye hari umunsi wa Pasika twarimo tuganira ku buzima kuri Yesu Kristo. Turimo twibaza ngo buriya ngewe nkunda ibintu ruhande rumwe bibari nka theory cyangwa theory, hakaza rero indi part ya kabiri ya application yo kuvuga ngo ibi bintu ni gute bireka kuguma ari inkuru nziza ziryoshye twumva zikadushimisha zikaturyohera, ariko se hirya yuko ari nziza zidushimisha zituryohera ni gute ndibuze kuzikoresha mu buzima bwanjye, ni gute ndibuze kuzapplying, kuko iyo dusoma Bibiliya igira inkuru ziryoha nziza cyane zidufasha zidusubizamo ibyiringiro zidukomeza igihe wumva wacitse intege, igihe wumva nta byiringiro ufite usoma ijambo ry'Imana rikaguhumuriza rikagukomeza ukongera ukagenda. Ariko nanone hari urundi ruhande rwa application, no kuvuga ngo ni gute ibi bintu numva binyohera byiza cyane kubyumva ndabikoresha nte mu buzima bwanjye kugira ngo bizane za mpinduka nifuza, kugira ngo mbone ya ntego yanjye nari mfite mbone igerwaho. Wakijijwe warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, agakiza kuri agafite waragahawe ku buntu, ntago wakaguza amafaranga, ntago wakarwaniriye, ntago wagize gute, waragahawe ku buntu uragafite. Ufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, wababariwe ibyaha byawe, wakoha imivumo, urabuho turi muzima. Noneho haza ikindi gice cya kabiri kivuga ngo ndabyemera koko ubugingo buhoraho ubwo ndabufite, narabuhawe kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, ariko hirya yuko mfite ubugingo buhoraho ko nkiri muri iyi si nyambaye uyu mubiri, niki kiri buze kumfasha kugira ngo mbashe kubona ubuzima bwuzuye. Yesu nashimwe cyane. Aho niho hahandi hatangira kuzuvuga ngo ntabwo Yesu ugiye muvuga, ntabwo Yesu yabayeho nkuko twumva abantu bagiye bakomera bakabaho bakamamara hanyuma igihe kikagera bakagenda. Iyo dusoma amateka y'abantu bitwa ba Napoleon twumva ukuntu yazamutse ari umwana muto yakaba umujenerali ku myaka muto akayobora agashaka kugira naho ashaka kuyobora uburayi bwose, hanyuma akaza inkuru ze zirarangira. Niwe muntu wagiye akora udutendo dukomeye cyane ku isi, mu bantu bakoze udutendo dukomeye niwe muntu bavuga ko yafunze papa. Ubundi sinzi niba hari undi muntu wari wafungaho papa, ariko Napoleon niwe yafunze papa. Noneho abantu bagiye bakora udutendo nk'utwo dukomeye, ariko uyu munsi amateka yabo asa nka yari turayiga, ariko ntago wamuhamagara ntacyo yagufasha uyu munsi uretse gusa kumva inkuru z'ibyo yakoze. Ntabwo rero Yesu ari umuntu, ntabwo yamamaye nk'abo ngabo turimo kuvuga ba Napoleon. Yabayeho, ariho, azanabaho iteka ryose. Yesu nashimwe cyane. No kuvuga ngo ntabwo tuvuga amateka ye nkuko tuvuga amateka y'abo bantu bandi. Ibyo se amateka yabayeho kandi akarangira, na n'uyu munsi aracyariho, ariho kandi azakomeza kubaho iteka ryose. Yohana yamusobanuye neza, aravuga ngo mbere na mbere ngo hariho Jambo, kandi Jambo uwo nguwo ngo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana, ngo nta n'icyaremwe kitaremwe nawe. So nuvuga ngo rero Jambo yahozeho, ariho kandi azanahoraho iteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero turimo tuvuga inkuru ze, uko yavutse, uko abanyabwenge bagiye kumuramya, uko yakuze, ibyo yakoze igihe yinjiye muri ministeri, igihe yatangiriye gukora avuga ubutumwa, akora ibitangaza,
azura abapfuye, atubura imigati, agenda hejuru y'amazi, yirukana abadayimoni mu bantu. Iyo turimo kugenda tuvuga iyo mirimo yakoze, wumva ari ibintu biryoshye cyane kubyumva, wumva ari ibintu biryoheye amatwi, wumva ari ibintu bigusubizamo n'ibyiringiro. Ndimo rero ndagira ngo tuganire uyu munsi tuvuga ngo Yesu y'inguyu numva inkuru ze zikanyohera, zikansubizamo ibyiringiro. Ariko se niki noneho nakora kugira ngo, cyangwa se igihe yari hano ku isi ubuzima bwe bunyigisha iki? Ubushize twarimo tuganira ku bikomere yagize, muri yaravuze ngo ubwo yakomeretse n'ingiye yaziraga. Twaganiriye ku ikamba yambaye ry'amahwa, ibikomere byo mu mutwe, ririya kamba bamwambitse bamushinyagurira, bamubwira ngo harya ngo uri umwami, bagaseka bagakwena, nta wundi mwami, nta mwami twabonye utagira ikamba nkawe, reka nawe tuguhe ikamba basi uryambareho, wenda bwa nyuma n'ubwo ugiye kuri uryambare. Bari muhabazi ko barimo kubikerensa, kumusuzugura, kumuseka, ariko ntago bari bazi icyo barimo gukora, ko bari bazi ko barimo dukuraho ari amahwa yambaye, ariyo yamaho twabonye mu itangiriro, igihe Imana yamaze kuvuma Adamu na Eva, ivuga ko bazarya barushye, ubutaka buzamerera ibitovu, buzamera amahwa. Ari amahwa rero yarimo ayakuraho, yarimo yarandura, yarimo akuraho uwo muvumo. Yesu nashimwe cyane. Burera babivugaga n'ababikoraga bari bazi yuko barimo kumuseka, barimo kubikeretsa, ntibari bazi ibyo barimo gukora, ntago bari bazi icyo barimo gukora icyo ari cyo. Uyu munsi rero tugiye kuganira nanone ku buzima bwa Yesu kuri kiriya gihe cyo kumusaraba. Yabwiye hari ahantu yagize ibikomere bitanu bikomeye, ariko kandi ahantu havuye amaraso ku mubiri we ni ahantu 7. Akenshi rero dukunda kuvuga cyane kuri ibi bikomere bitanu, ariko kandi hari nahavuye amaraso nk'ayo ngayo mu mutwe, hari nayo ku mubiri, hari ayo mu biganza, hari ayo uyu mu rubavu. Tuzagenda tubiganiraho. Uyu munsi tugiye kuganira ku bikomere kuri ariya maraso yo mu biganza bye, aho bateye imisimari hakavamo ariya maraso yavuye mu biganza bye. Ese biziriya nkuru iyo tuzumva bazituganira bakatubwira ngo bamuteye imisimari mu biganza hanyuma amaraso arava, niki dukuramo, tubyumvamo iki? Ese bishatse kuvuga iki uyu munsi ku buzima bwanjye ngiye urimo kubyumva? Ese byamfasha iki uretse kubyumva gusa no kubimenya? Ariko se ahasigaye byamfasha iki kugeza uyu munsi? Kuko Yesu yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha izina rye ahantu hose, ndetse n'avuga ngo icyo muzasaba data cyose mugisabe mu izina ryanjye ngo azagikora, kugira ngo yubahirizwe mu mwana we. Ni ukuvuga ngo yaduhaye uburenganzira bwo kurwanisha izina rye, bwo gukoresha izina rye aho duciye hose, bwo gusenga dukoresha izina rye. Igihe rero yavuga ko aduhaye ubwo burenganzira, cyangwa igihe yaduhaga ubwo bubasha, yarazi neza icyo arimo gukora, yarazi neza icyo arimo kuvuga. Aricyo muri iyi minsi ngira ngo tuganireho, wowe mu Kristo, wewe wemera Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe, umenye noneho uko umwemera, umenye uwo ari we ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Kuki ajya gukomereka mu biganza, bamutera imisimari mu biganza? Ariya maraso yo mu biganza bye ashaka kuvuga iki ku buzima bwacu? Iyi ahantu hitwa mu biganza, cyangwa se ni mu biganza, ukuboko k'umuntu, imbaraga nyinshi ziba mu maboko, ni amaboko niyo akora ibintu byinshi, guterura, kwandika, guhinga, gukora ibintu byose ni amaboko. Iyo umuntu atayafite biramugora kugira ngo agire ibindi bintu akora. Hari igihe usanga umuntu ataragiye amaboko yaravuyeho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ibyago bibaho, cyangwa se ariko yavutse ugasanga arimo aragira ibyagakozwe n'amaboko birimo birakorwa n'amaguru. Nabwo ni ubuntu bw'Imana, ni ubwenge bw'Imana, ni ubwiru bw'Imana bukomeye kubona umuntu yagakoresha amaboko bikoresha amaguru kandi bikemera. Rero amaboko cyangwa se ibiganza byacu bivuze iki? Ibiganza bifite ubusobanuro uretse kuba ari imbaraga, kuba dukoresheje ayo maboko yacu, iby'ubwenge butekereza iyo kugira ngo bikore nuko amaboko niyo abikora. Rero ni amaboko asobanura ibintu byinshi, cyane cyane ukuboko kw'iburyo turaza kubirebamo hano, gufite ubusobanuro bwimbitse kandi bukomeye, buvuga imbaraga, buvuga gukomera, buvuga icyubahiro, buvuga gukiranuka. Igihe cyo kurahira umuntu akazamura ikiganza cy'iburyo, ni gufite ubusobanuro bwinshi cyane bwimbitse tutasobanura bwose none ngo turangize, ko hari ibyanditswe birenga nk'ijana biri muri Bibiliya bivuga
ku mbaraga cyangwa se bivuga ku kimenyetso cy'ukuboko. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri biriya bikomere byo mu biganza, ari amaraso yo mu biganza bya Yesu, icyo yarasobanuye n'icyo uyu munsi ashobora kumarira, cyangwa se icyo uyu munsi jewe nyakoresha nte, iyo mbyumva nk'ibintu byarangiye bimfasha iki, n'iki bivuze ku buzima bwanjye. Aho ngaho niho tugiye kuganira rero. Dusomye rero Bibiliya duhereye ikadusubira inyuma, duhere mu itangiriro ku murongo, ku gice cyaho cya kabiri, turasoma wenda umurongo wa 15. Biravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Eden, ngo ayihingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Noneho dusome wenda nanone 3:17. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose y'ukubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Hano mu gice cyaho cya 12 turahabona inkuru ivuga ukuntu Imana imaze kurema Adamu, Imana yamujyanye muri Edeni. Muri Edeni yasanze harimo ibizamutunga. Ndagira ngo mbibutse aha, ntabwo Adamu ari wateye ibiti byarimo hano, ntabwo ari wahinze imyaka izamutunga, ahubwo yasanze igihe yahaje ku isi kure Imana imurema, yasanze ibizamutunga bihari deja. Imana iramubwira ngo genda uzajye ubitunganya uhakorera, ukore utunganye bino biti, uzajye uhatunganya, ubagare, ubufire, ukore. Ariko byari bihari, ntabwo yabiteraga, nta mbuto yateraga amahanga. Dutandukanye hano, ndagira ngo dutandukanyemo ibintu bibiri. Ikintu cyitwa gukora ntabwo ari umuvumo, mu nyumve neza. Gukora akazi si umuvumo, ni ihame ry'Imana, ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Nta nubwo ari ihame ry'isi, ahubwo ni ihame ry'Imana. Gukora, kubyuka mu gitondo ukajya mu kazi, gushinga business ukayikora, guhinga, korora, gukora akazi ntabwo ari umuvumo, ahubwo byaje guhinduka umuvumo ryari igihe Adamu yakoze icyaha na Eva bakarya kuri cya giti Imana yababujije. Nibwo Imana yaje avuga ngo rero uhereye ubu ngubu, kubera ko wanze kumvira ibyo nakubwiye, kubera ko wanze kumvira ijambo ryanjye, narakubwiye ngo ntuzarye kuri kiriya giti. None wowe kiriya giti kimenyekanisha ikibi n'ikiza, ntuzakiryeho. None wowe warakiriye, kubera ko wakiriye rero uzaniye ubutaka kuvuma. Urumva ijambo Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo wowe kubera biriya wakoze uzaniye ubutaka kuvumwa, ngo uhereye uyu munsi uzajya urya ibivuyemo ugombye kubiruhira. Gututubikana no kubira ibyuya nibyo bizajya biguhesha icyo urya. Dore ikibazo cyatangiriye n'ahangaha. Mbere yuko Adamu akora icyaha na Eva, ntabwo bagombaga kurya barushye, kuko ibyo kurya byari bihari. Ntabwo akazi bakoraga ntabwo kari imvune kuri bo, ntabwo kari umuruho. Kaje kuba umuruho igihe bamaze gukora icyaha bakanga kumvira Imana. Nibwo haje Imana yazanye uyu muvumo uvuga ngo ubutaka buravumwa uhereye none. Muzajya murya murushye, uzajya ujya kubona ibyo kurya wiyushye icyuya. Bantu b'Imana, aha hantu harimo ibanga rikomeye cyane ry'Imana. Mbere gukora nta kibazo cyari gihari,
none gukora bibaye ikibazo. Uyu munsi abantu benshi, abantu barimo barapfa, abantu barimo bararwara za stroke, abantu barimo baragira za stress, umuntu ugasanga ameze nk'umusazi kubera akazi. Ntabwo akazi gasaza my friend, ntabwo akazi gasaza. Abantu bakora akazi kenshi, ko hari akazi kenshi kabaho, ukagira akazi kenshi. Akazi kenshi ntabwo gatera stress. Stress iterwa n'akajagari ukoreramo n'ibintu bidatunganye cyangwa se environment ukoreramo. Ufite raporo urimo gukora, igusaba ko kwicara ugatekereza cyane, ukabona uri ahantu hatuje urimo uyikorera analyse kugira ngo yitange imeze neza. Waba ugitangira gukora, telefone ikaguhamagara ura ngo vayo hano, iyo bihagaritse vayo ikora ibi. Waba utarabikora nabyo ngo birangize, undi akaguhamagara ati byo biretse vayo ikora ibi. Waba ukira aho undi gusaba ya raporo ya mbere akubwira ngo garuka hano ngo ya raporo ndayishaka. Iyo bitangiye kuzana izo rwaserera, nibwo umuntu atangira gucanganyikirwa no kuvanga ibintu. Stress kaza gutyo. Nuvuga ngo akazi kenshi ubwako utuje urimo ukora nta stress kagutera, ahubwo stress uyiterwa na environment urimo gukoreramo, n'abukorana nabo, n'abakuyobora bashobora guteza stress, ariko akazi ubwako ntabwo kakagutera stress. Gukora rero muri iki gihe abantu babibona nkaho byabaye icyaha, nkaho byabaye umuvumo, nkaho byabaye ikintu. Nuvuga ngo duhereye hariya rero, impamvu cy'uyu munsi gukora birimo bituvuna nuko tutarasobonye, hari amabanga amwe namwe ari muri Bibiliya tutaramenya. Nitumara kuyasobanukirwa, ntabwo akazi kazongera kuba, ntabwo tuzajya twakora tukavuma. Umuntu arabyuka mu itoranga ajya mu kazi kandi akagenda akavuma. Yabyuka akavuma, akagakora akavuma, agataha akavuma, agasubira yakavuma. Urakorera ibi, urabimo urakora akazi kandi urimo urakavuma. Impamvu ni iyi, ni environment ukoreramo. Ntabwo ikibazo ari akazi, naho ukorera. Nanone hakaba n'igihe nakubwako kakubera ukumva ni nk'umuvumo kuri wowe, ntabwo ari umugisha. Biterwa n'iki? Impamvu nizo uyu munsi tugiye kuganiraho, nizo ngira ngo jye nawe dukoreshe Bibiliya twumve neza ikintu. Ijambo rivuga ngo turaza gusoma icyanditswe kiri mu Gutegeka kwa 2:28-12, aho Imana ivuga ngo izaha umugisha imirimo ibiva mu maboko yacu. Rero igihe Adamu na Eva bakoze icyaha, nibwo hatangiye kuza iyi mihangayiko. Mbere yuko bagikora, ntabwo ubuzima bw'abantu bwari bumeze uko nguko. Abantu barakora, Adamu na Eva barakoraga. Akazi bakoraga kwari bagakoraga mu buryo bwo kuramya Imana. Buri yundi akazi kacu dukora ahantu hose Imana ikujyanye, wagombye kugakora nko mu buryo bwo gushimira Imana no kuramya Imana. Iyo rero bitabaye mu buryo bwo gushimira Imana no kubahisha Imana mu kazi kawe urimo gukora, birahinduka bikazana indi page itari ya yindi yo gukora ukavuma, ubona ko ari umuvumo ari n'umuruho kuri wowe. Wagenda ukagenda ugatuka, ukagenda ukavuma. Mu bantu benshi nagiye nganira nabo, iyo umubajije abantu bakora akazi bishimira kandi bakunda, hafi usanga nkanjye, ntago mvuga ngo navuganye n'abantu, ntago na precious umubare, ariko abenshi navuganye nabo, yewe ubwanjye njanishije nasanga nka 90% bakora akazi badakunda. Akabwira ngo kubera ko nta kundi nabigira kwanga gushomera, ndemera nkagakora, ariko ubundi mbaye mfite kongerese nakabaye nkakora. Nuvuga ngo ntabwo arimo gukora akazi yumva ko kuri wari umugisha, arimo aragakora just for survival, kugira ngo bashe kubaho, ariko ubundi arumva bitamushimishije. Nyamara ubundi ikintu cyitwa akazi Imana yageneye umuntu gukora, nakaguha amahoro mu mutima wawe kandi kakagufasha kuramya Imana, ukubahisha Imana n'akazi kawe. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero urimo ukora ibintu bitari muri domaine yawe, iyo urimo ukora ibintu biteza za stress wavugaga, niho hahandi birangira n'Imana utayiramije, n'akazi katakuryoheye, n'amafaranga baguhaye ngira ngo nayo nta kuryohera, kuko byose bumva ari ibintu bisharira kandi bimeze nabi. Adamu rero nayo bamaze gukora icyaha, nuko nicyo gihe ibi mubona kakajagari mubona katangiye. Bana bango zajya kurya ari uko warushye, wabize icyuya, wavunitse, wahangayitse. Mu masengesho Adamu atigeze asenga, ntabwo yigeze asenga abwira Imana ngo mpibyo kurya, kuko byari bihari. Igihe yamaze gukora icyaha, nibwo hinjiyemo uyu muvumo. Arakomeza, ubuzima bugenda bwanga, buba bubi, araruha, aravunika cyane. Yesu rero ajya kuza, yari mashaka gusohora twebwe muri kano kajagari, muri aka kavuyo, muri stress zo kugira ngo uhore ubone ibyo urya, ubone ikintu ugiye kugeraho, ari uko wishyuye kuya,
ari uko wamenetse umutwe, ari uko waraye wicaye, ari uko wagize ute, no, ntabwo gukora cyane. Nigeze mbonaho nigeze mbonaho abana b'abahanga aho twagiye twigira ku mashuri atandukanye, hari umuntu ubona atsinda mu ishuri ariko atari umuhanga. No kuvuga ngo imbaraga akoresha kugira ngo abone amanota yabonye, yewe we, ugeze aho akorera etide aba yaborotse, yandukuye impapuro, yanditse, arimo ararwana no kuboroka ibyo bamuhaye kugira ngo azabisubize. Akarara yicaye amasaha aryama arabaze, ugasanga ko arihinga cyane kugira ngo azabashe kubona ya manota. Kuri we nawe nta kibazo kuko niko ameze, ararwana no kuyabona ariko bikamuvuna cyane. Ariko hari abandi bantu nagiye nkunda cyane bamberaho icyitegererezo. Umwana yigira mu ishuri, umwarimu akigisha amureba, yarangiza agataha akaryama. No kujya muri etide no kubahiriza amategeko y'ikigo, kuri we yumva ntacyo agiye gukora kuko ibyo yize arabyibuka, arabifite mu mutwe. Yarangiza akaza kugenda bajya mu kizami, babandi baraye bicaye, we niba batashye ari ibyo bitangwa no gutera winter, no kuvuga ngo no kubyuka muri bwa rukerera saa 10 saa 9 ugasubira ujya gukora etide kugira ngo uze gutsinda rya somo cya kizami. Wa wundi yavuye muri ya indi ya saa 2 y'ikigo cyo gitegeka abantu bose ariryamiye, akaza kubyuka mu gitondo ajya mu kirasi gukora ikizami. Babandi baraye bicaye, babandi bihinze cyane, ntibagire n'ubona amanota nibura ajya kugera hafi, ugasanga arimo araburusha amanota menshi cyane. Muri we ntago bimuvuna, bariya birabavuna ariko we ntavunika. N'abantu babiri bagenda banyigisha mu buzima, hari abahanga bavunika, hakaba n'abahanga batavunika. Muri aba bombi rero umuhanga nyamuhanga je nemera n'uyu nguyu itavunika. Hari umugabo umwe, ntabwo ndivuga izina rye, uretse ko wenda niyo nashaka narivuga ko atari bibi. Aho nigiraga turimo dukora tronkome bakoraga wa gatandatu, barimo bakora ibyo wa gatandatu, twe dukora ibyo wa gatatu. Yari ni nawe mutoya mu ishuri wari urimo, nagari umwana, abandi benshi baramurutaga, nta buzima yakomezaga, abandi barara. Ikigo twigiraga icyo gihe nta amashanyarazi nyango yabagarimo, kuko babasanga umuntu afite itara rya cana, agenda bafite amabuje, abacana ababayishije kugura amatara y'ibirahure, bashyiramo za parafine, petrol kugira ngo bajye gusoma. Ugasanga bariryamiye, ukabona ibyo abandi bakora bisa nkaho bitamureba. Ariko yagera mu ishuri ahagereye, ugasanga bose bamwinuze barimo bamubwira ngo basobanurire, nyamara w'iminota yakoreshaga yiga yabaga ibaze. Hari abantu ubundi mu buryo bijyanye n'akazi n'imikorere, Imana yari yarateguye ko umuntu azajya ibyo akora byose bizajya biba ari byo kwihesha icyubahiro no kuyiramya. Nta guhangayika, nta kuvunika, nta kubira ibyuya, nta kwimyoza, nta guhekenya amenyo, nta kuvumana, ahubwo ibintu byose birakorwa kubw'icyubahiro cy'Imana. Iyo rero habayeho ko ibintu bisa nk'ibibusana, niho hahandi usanga umuntu arimo akoresha imbaraga nyinshi cyane ariko umusaruro ukaba mukeya. Guhera mu gitondo ukora, ugakora, ukavunika, ukera, ariko wajya kureba umusaruro uvuye mu byo wakoze, ugasanga mu by'ukuri ni umusaruro wakabaye ubona wenda wakoresheje nk'iminota 30, ariko ubonye wakoresheje amasaha arenga 7 cyangwa 8. Ukoze iminsi 30, wareba umusaruro uvuyemo ukibaza sincere ndimo ndakora ibiki. Yesu rero yaje kugira ngo adukure muri aka kajagari, adukure muri irwasera, adukure muri izi mvune, adukure muri iyi mibabaro. Yenda kudukuramo gatujyane hehe? Yagira ngo adusubize muri ya Edeni ya mbere yuko Adam akora icyaha. Noneho dukora akazi ari ukuramya Imana, tugakore ari uguhekenya amenyo, ari ukubabara, ari ugututubikana, ari ukubira ibyuya. Uhereye ku gihe cya Adamu ugakomeza, abantu bagiye bakora ariko kandi bagakora bavunika. Abisirayeli gihe bari muri Egiputa bakoze uburetwa bukomeye cyane. Ntago imyaka yose bamazeyo yari imyaka y'uburetwa, hari imyaka bagize myiza, ariko niyo myiza bakoraga yego bakavunika ariko bakabaho. Noneho haza kugeza n'indi myaka ariyo ya nyuma bari hafi kuvayo, bakoze bavunika cyane kandi bagenerwa iposho, bagaburirwa, batemerewe no kwigenera ibyo kurya. Noneho bagatangira gukora, ahubwo uwakoresha ari uwagenera n'icyo bari burya. Udashobora kwivugira uti uyu munsi genda shaka kurya icyoya, ibyo batetse n'ibyo ugomba kurya, kuko nta burenganzira ufite bwo kujya kuba ndashaka ibi nibi. Imyaka yose igihe bavuyeyo rero, bavuyeyo Imana ikomeza kwibutsa rya sezerano. Kabwita ariko je nabahaye isezerano, navuze ko nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, kugira ngo kukuruha n'inzivune zose zizarangire.
Imana iyo ireba ukuntu tubayeho, iyo ireba imvune dufite, iyo ireba imibabaro dufite, iyo ireba ukuntu tuvunwa no kugira ngo tuzabone ibyo kurya, nayo ubwayo ntabwo ibyishimira. Niyo mpamvu yemeye gutanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo aze hano ku isi atupfire nge nawe, adukureho iyo mivumo yose. Rero buriya deliverance nayo igenda step by step. Reka abarokore muri mu nyumva cyane cyane abo tugiye tugana cyangwa se nabandi mujya mutekereza ku bintu byitwa deliverance cyangwa se kubohoka, ntabwo ari kuza nk'uko wabona ngo hano hari urutsinga ngo ndarutemye rucitsemo kabiri birarangiye. Oya, ni etape par etape, ni step by step, ni ibintu bigenda kuva kuri escalier ya mbere kujya ku ya kabiri kujya ku ya gatatu. Ntabwo ari ukuvuga ngo kubohoka ni ikintu cyiza uyu munsi umwe kigahita kivuga ngo paf kikaba kirarangiye. Oya, ni ibintu bigenda etape par etape. Niyo mpamvu turimo dukoresha Yesu Kristo kugira ngo turebe uburyo yagiye tubohora. Ubwa mbere twakoresheje ikamba ry'amahwa, ko yagiye kutuvumura, kudukuraho uriya muvumo wo kuvuga ngo ibyo dukora ubutaka buzatumereremo amahwa, buzatumereremo ibitovu, buzameremo aho dukorera ntihazabeho. Byagorana kumva ko ubwiye umuntu utizera ukamubwira ngo nshobora kujya guhinga ubutaka bwanjye sinkeneye gusukamo imfumbire y'imvaruganda cyangwa iyindi isanzwe iri organic, ariko ko nshobora kugenda nkabusengera kandi nkahinga bukera. Ubivuze mu isi y'abantu batazi Imana batizera bavuga ati uyu muntu yarasaze. Namwe abankurikiye simbabuza kuyikoresha muyikoreshe kuko ni urugero natangaga ndimo nigisha, ariko nshobora guhagarara nkizera nkavuga ngo no, uyu ni umurimo wanjye ngiye gusenga Imana, hanyuma yo impe kwera kandi nkacengera mu byanditswe byera icyo Imana yavuze, nkagera nibutse Imana ijambo ryayo, buriya butaka bugahumanuka bukera. Rero Yesu yadukuyeho uriya muvumo yawukujeho ririya kamba yambaye, kwari kugira ngo adukureho igico gisuzuguriro, adukureho uwo muruho, adukureho ibyo byose. Noneho twibaze ngo igihe ikiganza cye cyari kivuze iki, riri icyaha bakoze, bagiye kuri cya giti Imana yababujije, bafata za mbuto bararya, bakoresheje ibiganza byabo, bafashe imbuto bararya. Bakimara gufata kuri cya kindi Imana yababujije, ni ukuvuga ngo igihe ubutaka bwavumwaga nabo ubwabo mu biganza byabo hagiyemo wa muvumo wo kutubaha Imana no kutumvira Imana, ari wo wazanye buno bukene n'iyo miruho. Bakimara kubifata rero bakarya, ni ukuvuga ngo haje nko kuvuga ngo bagize ukuboko. Hari muzumva kenshi muri society abantu bavuga ngo kanaka ngo agira, nguriya muntu agira ukuboko kubi. Nimujya mubyumva bivuga nguriya muntu agira ukuboko kubi. Hari abantu bagira ukuboko kubi, ngo ibintu byose akozeho birapfa, nta business ashinga ngo ibeho, niyo ushinze y'umuhema akazi rahomba, ibintu byose akozeho birapfa. Uyu muntu we ni muntu ki ngo ibintu byose nguriya muntu agira ukuboko kubi? Ibi ngibi bitandukanye n'ibyo ndi bajya bavuga ngo kanaka atera umwaka. Kuba byemera ko je simbyemera, sinemera ko hari umwaka ubaho, sinemera ko hari umuntu utera umwaka ubaho. Wowe umuntu agutera umwaka bishingiye wowe yawutera yawe atera kuko babyemera, ariko je simbyemera kuko nemera neza ko umuntu wese cyane cyane by'umwihariko uri muri Kristo Yesu aba yaravutse ubwa kabiri, adagikurikiranwa na za karande z'imiryango ye waba gukomokamo, kabone niyo byabaga byakabaye bihari. Ako uyu munsi ni umukristo n'umwana w'Imana, nta mwana w'Imana ushobora gutera umwaka. Iyo rero ibyo biratandukanye n'uvuga ngo uriya muntu agira ukuboko kubi. Akenshi mu banyarwanda muri societe zabo iyo bavuga iby'umwaka hari abo bagenda babyitirira babitwerera ku mpamvu zabo ntazi. Ariko iyo bavuze ngo umuntu agira ukuboko kubi, ntago bifitanye isano noneho na bwa bwoko bw'abavukamo ngo mu basinga, sinzi ngo mu bashambo, sigiye mu bashingwe, sigiye mu bacyaba, sigiye mu bega. Oya, noneho ahangaha ni wa muntu atitaye kuri ubwo bwoko avamo, ahubwo ari ukuvuga ngo uriya muntu wo kwa kanaka, wenda abandi bakuru we n'abandi bo ntibe, ariko we ku giti cye agira ukuboko kubi. Cyangwa se bariya abantu bagira ukuboko kubi, ntabyo bakora ngo bikunde, ibyo yagizemo byose birapfa, ibyo mujyanyemo byose birapfa, kugeza aho nawe ubwo atangira gutekereza ko ashobora kuba, si no kuvuga ngo nawe ubwe ngira ngo akumva ko ari nk'umwaka. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ndakora ibintu bikanga, ibyo nkozeho bigapfa, ibyo nkozeho bigapfa, ibyo nkozeho bigapfa, uwo nguwo ni wa muvumo wavuye kuri cya giti igihe bafashe za mbuto bakarya, Imana yababujije. Yanangize kababwira ngo kubera ko mwakoze ibyo ngibyo rero muzaniye ubutaka kuvumwa, ngo namwe muzajya murya bibagoye. Kurya bikugoye ni ukuvuga ngo nugushora miliyoni ugakuramo 1,000 cyangwa ubundi ntinagaruke. Umuntu ukagera, hari abantu bagerageje ibintu byinshi cyane biranga, bageze baricara bariyakira.
waravuga ati ibyo nkoze byose bitangira binyereka ko bizakunda kujyageza hagati bikanga, bitangira binyereka ko bizemera byageza hagati bikanga. Ahangaha nta kindi kintu gikomeye gikenewe. Icya mbere ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icya kabiri ni ukwinjira muri izi phase za deliverance zo kubohoka, kugira ngo ugende ubohoka, nta wundi uzakubohora. Ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo no kwizera kwawe no gusenga kwawe wagira noneho nuzagufasha, wenda se niba itorero urimo aho zabikomeye, aho shumba bazagufasha usenge ugenda ubohoka. Kuko ubohoka ni process, ntabwo ari ikintu kibaho uyu munsi ngo kirangire, kigenda gifata igihe buhoro buhoro. Niyo mpamvu tuzagenda dukurikirana aya maraso ya Yesu Kristo, dukoresha, dusenga, dukoresha, twemera kandi kuko akora. Ibi ngibi byongera ngo n'abarokore niyo baba batemera Imana, hariho n'abashidikanya ijuru wenda, cyangwa se hakabaho n'abashidikanya ku bindi. Niyo waba utemera itorero usengeramo, niyo waba utemera wenda n'umushumba uriyobora, niyo waba utemera, ako nibura ahangaha urahemera, nawe wahahamya ko igihe wageze mu nzu y'Imana amaraso Yesu yagukuyeho iyi mivumo. Aho wahereye igihe wari urimo naho ugeze uyu munsi, nta university wavuyemo, nta kindi kintu kidasanzwe cyabayeho, ariko iyo urebye ko ugeze usanga nta wundi wabikesha uretse ko amaraso Yesu yakubohoye. Aha rero ni ahantu hari ubuhamya bufatika bugaragara twese twemera. Rero Yesu yaje kugira ngo ari amaraso ye adukureho iyi mivumo. Ntabwo ushobora kubaho ngo ugendane iyi mivumo kandi uri umurokore warakijijwe wemera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kire tutarinjiye muri kiriya cyumba cyo kubohokeramo. Ugende etape par etape muri deliverance. Yesu nashimwe cyane. Noneho rero igihe bamuteye imisimari mu biganza, aya maraso yavuyemo yaraje gukora iki? Yaraje koza ibiganza byanjye nawe. Hari imbaraga zikomeye cyane ziri mu biganza. Ndabaha urugero, igihe mu itangiriro nanone, igihe Yakobo yaragiye amaze gusaza agiye gutaha, yabwiye Yosefu aramubwira ngo amuzanire abana be ngo baze abahesha umugisha. Noneho Yosefu ni itangiriro, ni mu gice cya 48 uhereye ku murongo wa 13. Yosefu yari afite abana babiri, yari afite Manase akagira na Efurayimu. Noneho ni ukuvuga ngo umwana mukuru w'imfura niwe wagombaga kuzakomera, akaba umutware, akayobora, agasimbura se. Mu myumvire mu muco wabo niko babyumvaga. Noneho hano habaye dosiye sasa, yabaye dosiye ikomeye. Igihe umusaza Yakobo atumije Yosefu aramubwira ngo genda uzanire abana banjye, nuvuga ngo wabuzukuru be mbahesha umugisha. Yosefu aragenda arabazana, abazanye kuko bireba ngo se yaramaze gusaza, n'amaso yatakireba neza ngo yarabaye ibirori, yari atakireba asa nk'umuntu, amaso atakibona neza. Yosefu azana abana be muri protokole ijyanye n'umuco w'iwabo. Afata Efurayimu, ko Efurayimu yari mutoya, amwegereza n'ahari ukuboko kwa se kw'ibumoso. Afata Manase kuko ari wari mukuru, amushyira ahateganye n'ukuboko kwa se kw'iburyo, kugira ngo se n'abarambikaho ibiganza basengera, ukuboko kw'indyo kwa se kuze kuba kuri ku mwana mukuru ari we Manase, kandi ari uzakomera agahabwa n'umugabane w'umwana w'imfura. Noneho ukuboko kw'imoso agushyira kuri murumuna we. Niko byagombaga kugenda. Nabyo ni inyigisho yabyo ukundi twajyamo ikindi gihe, ubu ngubu gusa ndimo ndabikoresha nk'urugero. Noneho atangiye gusenga, Yosefu ariko ngaravuga ati uyu musaza kubera ngira ngo hano kutabona agiye gukora amaboko, ariko umusaza agiye gusenga yakoze ikirero. Bireba ngo yanyuranyije amaboko ye, ukuboko kw'indyo agukura kuri Manase akujyana kuri Efurayimu. Wibuke ko atabonaga, amaso ye ntiyabirebaga. Afata ukuboko kw'imoso aba ariko ashyira kuri Manase. Yosefu aramubwira ati uri muri ibeshye, ibyo ukoze ntabwo ari byo. Uyu nguyu ushyizeho ukuboko kw'indyo niwe mutoya, hindura amaboko. Aramubwira ngo ya ibyo nkora ndabizi, ngo kuko uyu nguyu nubwo ari mutoya ariko azakomera, azahinduka ubwoko bukomeye, na mukuru azakomera, ariko uyu nguyu azakomera kumuruta. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo rero yamurambitseho ikiganza kugira ngo yahamanye n'ubuhanuzi bwari bwaravuzwe kuri we, asohoze umugambi w'Imana ku buzima bw'uyu mwana. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo hari imbaraga zikomeye ziba mu kiganza cy'umuntu witwa umubyeyi. No kuvuga ngo buriya twebwe mu kwemera kwacu abemera Imana tugira ababyeyi babiri, ababyeyi batubyara ku mubiri, abagira ubuntu bwo kubagira, tukagira n'ababyeyi batubyara mu mwuka ari wo washumba. Hari ibiganza, hari imbaraga ziri muri ibi biganza rero zifitanye isano n'ubuzima bwawe bw'umuntu.
Yesu nashimwe cyane. Yesu rero igihe muri iki gihe uvuga ngo twarimo tuvuga ku mbaraga ziri mu kiganza. Ikiganza ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Nabahaye urugero kuri wa bantu bavuga ngo uriya muntu agira ukuboko kubi, ngo ibyo yakozeho byose birapfa, akora ku bintu bigapfa, akora kuri ibi n'ibi bigapfa, ibyo yakozeho byose bikanga. Uriya muntu nta kindi akeneye amaraso ya Yesu, akeneye amaraso yo mu kiganza cya Yesu, akeneye gukora mu kiganza cya Yesu kugira ngo amaraso ya Yesu ari mu kiganza cye ahumanure ikiganza cy'uyu muntu, none ibyo azongera gukoraho byose bizabe bizima. Nta yindi deliverance akeneye, ni ukumusengera gusa. Hanyuma abishoboye wowe nkurikiye wiyiziho icyo kintu cyangwa ujye wumva bakikuvugaho, cyangwa se nawe ubu tuvugana ushaka wakwisengera, abafite anointing oil uyishyire mu biganza byawe, hanyuma uyifate usenge, wizere kandi watura amagambo avuga ngo Mwami Yesu, aya ni amaraso yawe, amaraso ahumanura ibiganza byanduye, ibiganza byanjye birimo umuvumo, kuko ibyo ngerageje gukora ntago binkundira, ibyo ngerageje gukora byose ntago byemera, ibyo nagerageje gucuruza biranga, nagerageje gukora akazi biranga, nagerageje guhinga ntibyemera, nibyemera biragenda gakeya bingoye. None Yesu ndakwingize kugira ngo aya maraso yawe ahumanure ibiganza byanjye, ibyo nzarambikaho aho nzarambika ibiganza yanjye hose uhereye none, ibyo nzaba ngiye gukora byose bizampire kandi bizambire byiza. Iryo ni isengesho usenga kugira ngo uhumanure ibiganza byawe. Yesu yakomeretse ibiganza bye, yari amaraso yavuye mu biganza bye, yaraje kudukuraho uyu muvumo, yaraje kudukura muri iyi fezi yo kurya wishyucyuya, akujyane aho uzakora akazi mu buryo bwo kuramya Imana, kandi ugakora wishimye, ukagakora uririmba, ukagakora uramya Imana, ukagakora wizera Imana, ntugakore ukavuma, aho ukagakora usingiza Imana. Yesu wacu nashimwe cyane. Bibiliya iravuga nanone muri mu gutegeka kwa kabiri, katuhasome igice cyaho cya 28 umurongo waho wa 12. Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo waho wa 12. Biraba ngo Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byose, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose, uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayiguzaho. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hari Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka azagukingurira ijuru. Muri cya gihe mu gice cya kabiri, mu gice cya gatatu, aho twasomye igihe Adamu na Eva Imana yabavumaga, ikintu cyabayeho bamaze gutandukana n'Imana, habayeho gukingwa kw'ijuru. Nuvuga ngo binjiye mu isi imeze nk'isi y'ubutayu, aho udahinga ngo weze, aho udacuruza ngo byemere, aho udakora ikintu cyose ngo cyemere. Hagati ya Adamu n'iki gihe cya Mose harimo imyaka myinshi cyane irenga 400, aho Imana yari ikirimo kwibutsa rya sezerano, kuko yari yarabasezeranyije ko izabaho umugisha. Yasezeranyije Aburahamu ko izamuha umugisha, ndetse n'urubyaro rwe rwose ruzamukomoka ko ruzahabwa umugisha. Rero niyo mpamvu Imana yakomeza kugenda ibibutsa ko izabaho umugisha. Rero nzaguha umugisha nunyumvira, nutongera kunshuzugura, nimwongera nimukomeza kunyubaha mukanyumvira, nzakingura ijuru, kuko nari nararikinze nzarikingura. Ikindi nzaha umugisha imirimo ibava mu maboko yose nimukomeza, kuko ikibazo cyabaye kutumvira Imana. Uyu munsi rero hari ikibazo gikomeye cyo kutumvira Imana nanone, kandi mu njyana ya gikristo. Umuntu ugasanga aremera ko ari umukristo, ariko kandi hari ibintu atemeranya nabyo, ahubwo ngo ntabwo nabikora. Nyamara ni ibintu byanditse muri Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Ni gute wemera Imana ntiwemere ibyo yavuze? Ni gute wemera Imana ntiwemere ihame ry'ubwami bw'Imana? Niho uzumva umuntu akubwira ngo genda umurokore ndasenga, ariko ibyo gutanga icya-10 ntimuzakimbaze, nge ntabwo nagitanga. Kubera iki atagitanga? Nuvuga ngo nawe ku giti cye arumva kuba umukristo wenda ni umwambaro akeneye kwambara kugira ngo agire aho yitambukira, ariko ntabwo akeneye kumva ko ashobora gukora ikihame ry'Imana rivuga. Genda umukristo ariko ibintu byo kugira ngo ujye gusenga cyane, kujya kwiriza, simba mbishaka ibyo ngibyo, bandeke niberewe. Nuvuga ngo ni umukristo ushaka kuba independent, utagengwa n'ijambo ry'Imana, utagengwa n'amahame y'ijambo ry'Imana. Uyu muntu rero afite ubukristo ubwemera, singiye guca imanza, mutazi ko naciye imanza, ariko hari amahame amwe namwe ya Bibiliya atarimo guhura nayo. Aha rero niho hahandi uzasanga ubukristo butakora. Hari umugabo ejo twari kumwe tuganira, duhuye n'umurokore, ndimo mubaza tuganira, noneho harambwira ati igihe iby'Imana birankorera, akoresha iryo jambo rivuga ngo birankorera.
ndasenga nkizera kandi bigakora. Hari ahantu rero uzasanga umuntu afite ubukristo ariko budakora, urasenga ukavuga uti ndizeye, ariko ntabwo kwizera kuvuga ngo ndabivuze ko nizeye. Kwizera nabyo ni ibikorwa. Yesu nashimwe cyane. Noneho ugakora n'iki ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma ukazageza igihe cyo gutangira gusenga wibutse Imana ukabwira uti Imana, ngiye ku ruhande rwanjye nyereka hari umugayo, nyerekaho nakiranuka, nyereka hari intege nkeya kugira ngo Mwami Imana unshoboze kugira ngo hakomere. Nakoze ibi nibi, nakoze ibi nibi, nakoze ibi nibi, nakoze ibi nibi. Ibyo ijambo ry'Imana rinsaba gukora narabikoze kandi ndabona mbikora uko nshobojwe. None nyereka ni ikihe kindi ntatunganya kugira ngo nkikore. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo niba hari ikintu nabonye kiryana mu buzima kibabaza, nuko umurokore hanyuma ukabaho mu buzima bugaragara nkaho ugendana umuvumo. Ni ibintu bivuguruzanya, n'ubuzima buvuguruzanya. Ufata Bibiliya bakubona bagasanga ntukwiye no kubona yigendana. Ubwira umuntu Imana ukamubwira gukomera kw'Imana, yakureba agasanga akavuga turi yarasaze. Impamvu abapagani bavuga ko abarokore basaze bacanganyikiwe nta yindi. Uravuga Imana ariko itarimo kugukorera. Urimo uravuga gukomera kw'Imana nyamara arimo arakwebera mu buzima bayo. Urimo uravuga ibitangaza by'Imana ko Imana igira neza. Umuntu yaje kureba kibazo atuye umuntu urara muri hari ahantu hameze kuriya, muri iriya nzu imuvira imeze kuriya, arimo arambwira Imana, uwo ubwira Imana ararara muri etage hejuru yawe, amazi avuye ku nzu ye ameneka iwawe mu rugo. Inzu ye iramena amazi ku yawe, bivuga ngo iri hejuru yawe, uririrwa uvuga uti amazi yavuye iwawe aransenyera arantwarira, wananyuze ukazoheta. Ariko kandi muzashye nimuzimana. Ntabwo ndimo kuvuga ko abatuye mu mataje n'abatuye mu mazu akomeye ari abarokore cyangwa ari abantu Imana yishimira cyane. Ndimo ndavuga ku ihame ryo kubohoka ku muvumo wo mu biganza. Niba ibyo ukora ubona bitarimo bigenda, ukeneye gusenga Imana kugira ngo ubohoke kurweho uyu muvumo uri mu biganza byawe. None ejo nuvuga n'Imana, uyu munsi tuvugana hari abantu hano muri Kigali ushobora guhagarara gusa rimwe kuri stade yatanga ubuhamya yavuga ati aha ngeze mubona n'Imana, amabanga yanjye ni rimwe, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa no gutanga icyacumi. Uyu munsi ndababwirize ngo munsengera abo bicayemo, ibyo ibyacumi batanga n'amasengesho basenga ntago mubona hano mbakira. Kubera iki? Uri yarimo arabivuga ashingiye ku buzima arimo nonaha. Numubonye koko akavuga ati genda shima Imana. Muri Afrika turacyafitemo imyumvire y'uburokore yo kukizwa ariko kandi tugakena. Nyamara mu bindi bihugu nuvuga ngo ntabwo ushobora kuba umurokore kandi wumve yuko uri umukene ngo bizahure. Abarokore mu nkurikira, nimureke dusenge twubahiriza amahame y'ijambo ry'Imana. Nimureke dusenge nk'abahanuzi duhanura ubuzima bwacu. Imana ituzure, Imana ituzahure, Imana idukure muri ubu buzima, Imana ihindure amateka y'ubuzima bwacu. Ndagira ngo mbabwire ngo nimwakira ariya maraso mu biganza bya Yesu, ahumanura ibiganza byanyu, abakureho iriya mivumo, abakureho izo nyati. Ntabwo ejo kubera ko umwanya umbanye muke ntabishoje, nibinkundira ku cyumwe nshobora kuzongera nkasubiraho tukavuganira ku kintu cyitwa inyatsi n'ukuntu iva ku muntu. Twaganira ukuntu bavuga ngo business yanjye barayiroze. Nta muntu ushobora kwiroga, ntago byashoboka. Hari ibyo agerageza ntibikunde kubera ko biri protege. Niki kibikingira? Ibyo tuzabiganiraho. Ahasigaye navuga ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze mukomere, dusenge kandi twizere Imana. Nyiribihe Imana yari mu ijuru n'isi, kumugisha ubwoko bwose abana bawe bari bankurikiye babone guhirwa kuvuye kuri wowe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi